turimo turi kuganira kuri goals gusa mbanza nkubaze vision 2020 ubu yarahindutse hari vision kangahe nibihe bintu bitatu byaye muri vision 2020 twabasha kugeraho urumva umugisha twaganiriye kuri ku myumvire niryo ryari somo rya mbere uyu munsi twaganira kujyanye na goal setting cyangwa se ni gute wabona ibyo ufuza kugeraho ariko mu buryo bwihuse bunatangaje right uyu munsi rero mu kubiganira turahera kuri parite ya teori none kimwe gitaha tuzakora na pratique yabyo bihuza sibyo urabona wakomerezaho rwose nanjye nditeguye reka mfashe ikaramu yanjye aho hari story ivuga muri Bibiliya kandi urayizi ngo umwuka yaramanutse ngo batangira kuvuga indimi no kwigisha by'ahatari birashyuha kabisa noneho histoire iravuga ngo bamwe mu babyumvise hari ubwoko butatu bamwe mu bumvise ibyo bintu n'ubwo butumwa no kuvuga n'iki baracanganyikiwe bayoberwa ibibaye abandi babyumvise barabaseka bataba n'abasazi none ibyo bazanye n'ibiki bikomeza urugendo ariko abandi barabyumva ngo barabyakira ngo bamwe iyo message ngo ihindura 3,000 ihindura 5,000 imibare irahari sibyo ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo tuganira gutya hari abantu bumva ibyo tuganira bakabiseka tubona n'ibiki bakabitera urwamo hakaba abandi bari bubyumve bikabavangira kuko igihe kitaragera bakati none ibyo n'ibiki twasimbuza ni nkaho urabona hari kuvuka gukambakamba kugenda kwiruka byose n'iki ntabwo icyo kintu baracyumva binjira habisohokera ko ni ururimi rutandukanye ndibuka hari umugabo twasenganaga muri Edmonton w'umukire cyane muri peteroli noneho akaza agatanya nakoze rero njye kumuganiriza bambwiye ko ari umukire hari mu mwaka wa 2006 gutyo noneho pasiteri wacu ngo umukire by'ahatari nanjye nshaka kwegera abakire mbisigeho mbere ko nagira ubukire naragiye kumuganiriza atangira kumbwira imibare n'uburyo akora ati aturumva iyo twakoze nabi ku munsi dukora $30,000 by'amadolari ku munsi $30,000 by'amadolari abimbwiye nsanga nibyo nkorera ku mwaka ndabaza iyo wakoze neza ati hagati y'80 n'100 by'amadolari ku munsi nahise niyesikizanye muri toilette sinagaruka ndaga uyu muntu anyirasa ibi ngibi ntago ari ibyanjye ndamuhunga dimanche ngarutse gusenga kwako yabonye ko nanamoje ndi interesse aza kunganiza nanone ngiye muri toilette sohotse kugaruka muri egize nsanga yicaye hanze arantegereje ku muryango atangira kunganiza nanone uje yanjye shata yakunga kunakora neki imibare yandi njanga gate soka hanga numva yananje byatari noneho nyuma y'amezi nk'atatu mukwepa ankurikira nza gusanga nza kwibaza akese niba nifuza kuba miliyoneri niyashaka gukora business y'injira za miliyoni nkaba ntunga umumiliyoneri niyo mibare iyo mibare ntayumva itanenjira mu mutwe ni gute nzayigira nibwo nasobanukirwa ntangira kugenda mubaza ibibazo bindi n'iki ku buryo navuye aha ngaho njya gukorera indi company ibintu bigenda bihinduka n'iki rero ngarutse aha ngaha hari umuntu ubyumva uyu munsi ko igihe kitaragera akumva n'urujijo biramucanganyikishije nta kibazo icyangombwa no gukomeza kujya gute plugin ukomeze gukurikira hari igihe kizagera wandike note nubwo bitarasobanukirwa wandike noneho hakaba abandi rero bategereje iki nicyo gihe twari tuvuga muri assurance vie tukicuruza assurance vie baratubwira ati abantu 60 nuko ku miryango 60 ukomanga gusa 59 barakumenaho amazi baragucira barakwirukana bangaha ariko umuryango 60 ujya kuwugeraho bagutegereje bagutekera icyayi bagwa ibyo kurya ati twarabuze umuntu usobanurira twarayifuzaga ntituzaduhera tubwira amakuru tuzaniye uri nka marayika murinzi bari twoherereje okay nibo uyu munsi iyo message bigira akamaro cyane iyo bigeze kuri goal setting ahantu hambere bipfira cyangwa point ya mbere nuko ngo you have to be hungry cook the drive kuvuga ngo iyo baje umuntu ngo ndifuza gukira bivuze iki ugasanga aryama amasaha 15 ku munsi ubonye agapost nakoze ejo bundi kamasaha twabiganiraho kwa gatatu twabiganiraho ubushize kwa gatatu uraryama uko ushaka nta kikwirukansa kwambere kujya ku cyumweru amasaha ukora nawe udakora ngo nuko udafite akazi niyo menshi right ugasanga donc nta morale ubifitemo right
nk'iyo turebye story ya Zakayo Zakayo iyo urebye Zakayo iyo urebye uburyo byagenze ni uko yashaka kubona Yezu byahatari siko bimeze ariko ko ari mugufi abonye byanze agira gute yurira igiti akibaza ibaze ngira nk'umwe mu bakire bo mu Rwanda bakomeye tuzi okay muri Afrika ibaze Dangote ibaze mu kubona Dangote ibaze mu kubona Dangote ashaka kureba umutipe wa hatari waje muri stade ugasanga yazamutse hejuru ku rukuta hejuru urumva ukuntu ibyo bivuze kandi abantu bose bazi uwo ari we ugasanga yazamutse ni ukuvuga ngo ebana yabati isoni zinkora banseka bandwanya banyitambika ngomba kubona igisubizo byanze bikunze urabona yari afite inzara n'inyota yari determine ntabwo yitaye kuri stat afite muri societe ntiyitaye ko bazi ko harya yari umusoresha ko ashinzwe imisoro ariko ajya kurira igiti no mukiye muri quartier you see no kuvuga ngo drive cyangwa uburyo how bad do you want it inyota bifitiye aha urabona umwaka ushize wa 2009 urangira 19 mvuye muri kampani ya mbere noneho ndimo kwibaza ndakora iki tujya ku rukuta ahangaha tuboneka na madamu ndashaka gukora business ya marketing ndashaka gukora business ndazandika noneho real estate nyishyira hasi hanyuma noneho Bopel mpambigarukaho binge ampaye opportunity iza hari abantu bashaka kumpa position ya VP kuri 6 figures ni hejuru y'ibihumbi 100 ubwo ni vice president kuba wa kampani runaka ibihumbi 100 birenga so nubango ngomba guhitamo ibihumbi 100 birenga cyangwa se how bad mfite inyota ingana cyo kwiga industry ya real estate ako namaze gushinga idarapo mvuga aha niho nta handi ngiye gushingira imyaka 20 imbere ngiye mu kubaka byanze bikunze iyi ni imiryango yose nzayifunga aha niho aho kanya nkimara kudesida kubera ko namaze ikintu ushaka kugeraho nabonye umwarimu ufata akaboko namaze kubona ko yanditse ifatika namaze kudesida na madamu twavuze nahangaha naremeye ndeka ariko hagati aho reko nsubira inyuma kubera iki mwagiye kwandika ku rukuta ni iki mwandikaga ku rukuta kubera iki kwandika ku rukuta ibyo bizaza icyumweru gitaha tuzagaragaza icyumweru gitaha that's a good one uruvuze ko mwagiye mukandika ku rukuta we na madamu wawe ubwo nari ngiye kubabaza ibiganza byanyu byanditseho iki kubera mwandikaga ku rukuta icyo tuzakigarukaho next week ubu turatarimo kubaka urufatiro ntacyo ngiye kuvuga ngo urangije ariko ntacyo reka amatsiko nyabika ikintu cya mbere ni inzara n'inyota drive ikindi cya kabiri inyota n'inzara byahatari byandi uraba udasinziriye uzi ko mu Edmonton najya muri eglise bageze abatipe kajya bampunga bambara agatunga ngo the money guy bakampunga abanyarwanda abo twese na bose kuko icyo gihe muri 2005 nta kintu nashakaga kubera ko wayakundaga cyane se oya kubera ko naragiye njya kwiga hahandi muri Montelevo batangira kunyigisha ku dreaminga big niki none njye nazo kubwira big dreams bagahunga star ya Joseph kwa kundi Joseph yabwiraga bene wabo bagatamujunya mu cyo nanjye bagati ceceka va hangaha bakenda the money guy the dream guy byawe natangiye gutakaza inshuti icyo gihe ariko ntabwo byampagaritse ko aba so hungry ku buryo byanatumye mva muri eglise y'abanyarwanda njye muri abazungu nabaza bagenzi banjye turi kumwe ko twese mbona turi muri situation imwe financial relationship byose biri hamwe mitangwa ya story yantuza ya who move my cheese wa mva hasi changing ubwo nari ngiye kukubaza niba inzozi goals wanditse icyo gihe waraje kuzigeraho ariko ubwo wenda ngira ngo icyo kizaba ari igihe cy'ubuhamya hari cyihariye ikwacyo uzaba ari icyumweru gitaha tuzajyaho icyumweru gitaha ubwo nzakubaza n'ibibazo byinshi bituma utanga inspiration ku bantu ubwo reka noneho tujye kuri iki ngiki cy'uyu munsi ni gute umuntu ashobora oya ntabwo ndarangiza kuza kumbaza ibibazo mbanze ndangiza no tubona gufunganya ibibazo noneho ubwo uraza gushyiraho nurangiza introduction yawe ubwo ndaza gukomerezaho nkubaza ibi bibazo hari ibyo nanditse nkurikije amagambo wari umutubwira ibyo wari umutubwira two nanditse duke ngo ndaza kutukubazaho nyuza kurangiza kudukora introduction neza
icya kabiri ni belief. So icya mbere ni inzara n'inyota, icya kabiri ni belief. Belief ni kwizera, kugira kwizera, kudashidikanya. Baravuga ngo ufasha iri jambo tushyira mu Kinyarwanda, you don't believe what you see, you see what you believe. Ntabwo wizerera mu byo ubona, ubona ibyo wizera. Uvuga wowe ibyo wizera. Oya mu buzima buriya ntabwo twizera ibyo tubona, tubona ibyo twizera. Tubona ibyo twizera. Ubutaha nzabereka hari uburyo ushobora gufata image, umwe akabona iki undi akabona iki, kandi ari the same image. Yego. Kubera ko tubona ibyo twizera, ntabwo twizera ibyo tubona, right?